Izi ndake zigera Murenge harimo imwe yasanzwe mu rugo rwa Twizerimana Innocent umuturage utuye mu murenge wa Mushero mu karere ka Nyagatare ngo zabonywe ku bufatanye n'amakuru abaturage bahaye inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano bagenzuye koko basanga izi ndake zaracukuwe yabiwe mu rugo mu masambu ye ndetse no mu baturanyi ngaho basengeragamo ahandi bakabikamo imyaka. Imwe muri izi ndake yari yaranashyizwemo ubwiherero izindi zigiye zifite ibyumba ngo dore ko bavuga ko uyu Twizerimana Innocent n'umuryango we basanzwe ari abanyamasengesho. Bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko bakimara kumenya iby'aya makuru ndetse bakanagenzura bakajya no gusuzuma neza ibijyanye n'imikorere y'izi ndake ngo nabo ubwabo bakubiswe n'inkuba. Kubona abantu bwo mbere mbibonye ibintu birakabije rwose. Nimba ari n'umujura nta wamenye ko tuzi ko twari tumuzi mu mudugudu hano iwacu yiba. Ahubwo nimba ubuvumo wenda akabasengeramo amasengesho yakoraga yiwe ku giti kiba kibanga ntabwo tubizi. Gusa nabonye bikabije ko yagiye ajijisha hamwe arahinga hejuru ahingaho imyaka ku buryo abantu hagiye nunamenye ko ari mu mwobo w'indake. Indake irimo n'imyaka irimo n'imifuka ibiri y'ibigori irenga kugira ngo arinde abajura kugira ngo batazamwiba wenda ari yikora uburinzi bwe mu rugo ntawamenya. Ariko mbese ibyo twabonye n'uburyo bacu birakabije mbese n'uburinzi bwe yakoze ntawamenya. Ariko nk'ibi bintu ngiye kuntu mbireba uyu muntu yari afite wenda nk'ikintu kimuteye ubwoba nk'ikintu yari agamije kuba yakoreramo hano ahantu hateye ubwoba uko njye nahabonye. Ni ukuri ahantu ukuntu nahinje naharebye nabonyemo n'imifuka 3 y'ibigori rwose njye niyinjiriyemo ngera no mu nguni yaho ubuso bwaho mu butambike harenze nka metero 10 mu bahagarike afite nka metero 2. Njyewe nabonye hatinze nk'uko ibiraro babihetinda harimo ibiti binini cyane narinzi yuko umuntu yinjiramo ndakaba cyanamutengukiraho. Ni nko mu nzu urahagarara ni ikintu kinini cyane giteye ubwoba ni n'ubwa mbere njye nyibonye muri Rwanda rwa Kagame. Njye rero nk'igitekerezo natanga abayobozi bazahagere n'amakuru ahagere kuko ibi bintu nk'ubu bahagaritse isengero ndakeka yuko wenda bahakoreraga nk'ubutayu biriya bigori wenda ukavuga ati wenda ni nk'icya 10 cyangwa ni amaturo. Njye niko nabibonye hari mu bitekerezo byanjye. Rero iki kintu giteye ubwoba urabona ko cyashagaje abantu bahuruye batari bake bari kugera no ku 2,000. Ibi bintu biteye ubwoba cyane birarenze rwose muri Rwanda rwa Kagame. Iki kintu rwose mugikurikirane nk'abanyamakuru murebe ukuntu iki kintu mwadufasha kituvire mu murenge kuko iki kintu ntabwo ari cyiza cyane. Abantu benshi bari kuvuga ngo bagiye kuza barasengera ngo mu butayu. Ijambo ry'Imana bamwe barifashe ukundi. Ibi bintu gereranyije hari abantu bavuye mu matore benshi, hari abavuye mu badivandesiti, hari abavuye mu bapendikoti, hari abavuye mu bandi bose. Ibi bintu bari kubyitirira amatorero bakavuga ngo Yesu agiye kuza ngo bacukure mu butayu. None ubu butayu ngereranyije ukuntu uyu musore yarameze twebwe tumutunze nk'inyangamugayo. Ntabwo twari kwakabonye ibintu yakoze gutya, ahubwo bashobora kuba barabyihishemo ari abantu basenga. Ntabwo umuntu umwe uyu mugabo nubwo yaba ari umwe n'umugore ntabwo babikora ngo babishobore, ahubwo bafite ahantu bateranyirije bashobora kuba bari kuzanamo ibyo kurya ngo ubwo ngo Yesu naza nanga karengane kakaza bazabona ubwinjira muri aya mavumo. Nta bindi bari gukora ugereranyije n'ibi ngibi keretse ni imyemerere iri umudugudu wacu wa Rukundo ufite umutekano turarinda tugakoresha uko dushoboye. Ariko ibi ngibi biradutunguye natwe kubona umuntu yacukuriye indaki tutabizi. Ariko abantu b'imyemerere ibyo bashaka gukora babikora kuko uragira ngo bari gusenga naho hari ibintu bafite muri gahunda. Kuvuga ngo ahantu hacukuye gutya harimo n'ibyumba 6 urabona atari imperuka na wese n'ubwogero. Iki ngiki kugikora gutya dukeka ko ari n'ubujura baba bahishagamo ibintu baba bibye abaturage baturanye. Nta masengesho gaje mu mwobo ungana kuriya w'abantu barimo, ahubwo bahacukuye ari uburyo bwo kugira ngo biba abantu baze barashiramo kuko kino kintu ntabwo ari cyo gushiramo abantu bangana kuriya. Ntabwo twigeze tugira umugisha wo kubona bamwe mu basengeraga muri izi ndake
kuko Twizerimana Innocent yari yamaze gukuramo ake karenge, umugore we yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano kugira ngo agire byinshi asobanura ku bijyanye n'imikoresherezwe y'izi ndake. Amakuru twumva twebwe dufite nuko twumva yuko bageze mu butabera bakaba bamujyanye wenda nko kumubaza amakuru, ariko twebwe ntabwo turamenya amakuru ngo byifashe gute, usibye kuba twahuriye tuza kureba nk'ibi bintu by'igitangaza twe twabonye mu Rwanda rwa Kagame. Ntabwo ibi bintu nakabibonye mu myaka afite 31, ni n'ubwa mbere njye mbibonye. Rero mu by'ukuri wenda tuzaza no kumva n'amakuru ko bizaba bimeze, ariko rwose ibi bintu biteye ubwoba kandi ibi bintu rwose ni n'ubwa mbere njye mbibonye, ni amateka maremare sinabona. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa polisi muri iyi ntara SP Twizerimana Hamuduni ashimangira iby'aya makuru. Twabonye amakuru abaturage batubwira ko ari ahantu hari imyobo mu mirima y'abaturage, tujyayo dusanga hari imyobo ariko uwayicukuye ntitwabasha aratoroka. Hagaragara umugore we agaragaza ko ari we wayicukuye, avuga ko ari imyobo yifashisha kubikamo imyaka no kuba yasengeramo. Tugendeye ku makuru duhabwa n'abaturage, hari undi muturage uri aho hafi, uwo no mu murenge wa Musheri, hari undi muturage uri aho hafi mu murenge wa Rwimiyaga aho bita mu Ntoma, nawe usengana n'uwo nguwo, nawe yari yacukuye umwobo iwe, naho tujyayo dusanga yajya agasengeramo afitemo n'ibyo kurya yabitsemo. Ni ibijyanye n'imyemerere yabo idasobanutse, ni bene babandi ubusanga baragiye bigumura mu matorero yabo bakajya gusengera ahantu hatemewe. Aha kandi yaboneyeho kugira ubutumwa agenera abaturage, anashimira abatanze amakuru kugira ngo aba baturage basengeraga muri iyi myobo babashe gukurwamo, mu rwego rwo kugira ngo hirindwe ko ubuzima bw'aba basengeraga muri izi ndake bwo kujya mu kaga. Abantu bakwiye gusengera mu nsengero zemewe zidashyira ubuzima bwabo mu kaga, insengero zujuje ibisabwa, zifite inyubako zitari mu manegeka ku buryo zishobora kuba zagwira abantu, zifite ibyangombwa kurenza uko bajya gusengera mu bihuru cyangwa se no mu myobo. Tunashimira n'abatanze amakuru. Ibi bibaye mu gihe amwe mu madini n'amatorero yamaze kwegekwaho imiryango, ndetse na bamwe mu bajyaga gusengera ahazwi nko mu buvumo nabo bakababwira ko bitemewe. Ibyo abaturage bavuze ko hatagize igikorwa n'ubusanzwe ngo abanyamadini n'amatorero benshi baziyobokera iyi myobo. BTN TV mu karere ka Nyagatare, Ndindahiro Valence Papi.